Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel ya Orbit. Uyu munsi tugiye kureba ku kantu katamenyerewe cyane ku mixer wenda analog, kaboneka ahantu hakeya ku mixer ariko aba ari ingenzi. Ku ma digital niho kaba kari cyane, ariko no mu analog iyo karimo nabyo aba ari sawa cyane, karafasha. Hanyuma dufite ahantu hitwa compressor, tugiye kwiga ku kantu kitwa compressor. Compressor ubundi ni iki? Compressor ni ugufata ibintu wenda byari bifite volume runaka biri ku kigero cyo hejuru cyane, ukagerageza kubihereza ahantu bitagomba kurenga, level bitagomba kurenga, nyine ukabitsindagira. Ubundi compressor ni ugutsindagira ikintu ukacyegeranya. Wenda ku bantu bakoresha ibintu byo nko muri IT wenda bashobora kubyumva. Ubundi compressor iyo ugiye gukoresha compressor wenda ku mafoto cyangwa ku mavideo, iki byose ni nko kuvuga ngo amavideo yanjye cyangwa amafoto yanjye ngiye kuyagabanyiriza size bitewe nuko ari kuntwarira umwanya munini cyane, rero ukabitsindagira, ni nko kubitsindakira kubyegeranya. Hanyuma rero nayo compressor ku majwi, rero ku majwi ntago ari kuyegeranya wenda ngo yegeranye ngo yose avugire hamwe, ahubwo ni ukurisubiza hasi, ni ukuritsindagira mu gihe rirwana no kugira ngo rijye hejuru, ukabitsindagira urimanura uryegeza hasi. Niba ari ibintu byinshi wenda wari uri kwakira, ukagerageza kugira ute kubigabanyaho gakeya. Wenda reka tugerageze dukoresha nk'iyi compressor twumve iyo kuri no mixer wenda reti duhereza uburyo wenda compressor ikora. Wenda tuyizamuye twumve compressor ngo bigenda biti. Niba nubyumva neza urumva gutya dufiteho hano nta compressor, hano iri kuri 0. Rero compressor ngo bigenda bite? Compressor uko usatira dB cyangwa umubare wo hasi, niko urushaho kwakira ibintu byinshi. Uko wakira umubare wo hejuru, niko uba uri kugenda ugabanya. Ni nako n'ubundi no mu majwi biba bimeze. Ubundi amajwi ahera muri minus cyangwa mu gukuramo, akagenda azamuka agera muri plus, ariko yahereye muri minus. Ku kigero cyo hasi nyine ni ahera akagenda azamuka bigira hejuru. Rero ni ukuvuga ngo iyo uri muri minus uba ufite volume igerageza kuba iri hasi bishoboka. Bigiye muri plus rero, utangiye plus uba utangiye nyine kugira volume iri hejuru, utangiye kugera kuri volume iri hejuru. Hanyuma rero hano rero nayo compressor y'ukuntu imeze, nuko yo nayo ukuri mu mubare wo hasi niki compressing ibintu bikeya. Niba tuvuge turi kuri 0, ibi bintu uri gufata nyine ni bikeya, ntago ari byinshi. Ifata utuntu dukeya pe, ntago ibyigabanya ari byinshi, nyine igabanya ibintu biri muri 0. Nibyo ishobora kugabanyirizaho, ishobora kugabanya ibintu nyine bikaguma muri 0, nta kindi kintu yabasha gukora. Hanyuma rero wenda tuzamutse, nitugenda tuzamuka muragenda mwumva ukuntu iyi ngiyi compressor bimeze. Ni ukuvuga ngo twe turi kugenda tujya muri plus. Niba turi kujya muri plus rero bivuze ngo twe compressor yacu turi kuyizamura ngo ibashe kugira gute yakira ibintu byinshi. Kandi mu by'ukuri gukompressinga, niba twabonye ko volume igenda izamuka ijya hejuru, ngo bivuze ngo gukompressinga birajya inverse cyangwa birabusana. Ni imbusane yo kugira ngo tuzamure volume. Niba tugiye hasi turaba turi kubigabanya, mu gihe twebwe kuri volume twabaga turi gukoresha, twabaga tuzamura kugira ngo twumve volume nyinshi. Ariko gukompressinga nuko tuyisubiza inyuma, ntago tuyizamura wenda ngo abe aribwo turi gukompressinga cyangwa turi kugabanya ibintu. Kuko niba muri kubyumva neza, nituzamura wenda tukazamura gutya, murajya mwumva ko volume niyo yiyongera. Mu by'ukuri yabaye nka volume. Compressor ntago ikiri gukora nka compressor, yabaye volume. Ninyizamura uko nzamura niko igenda itanga umwanya kuri ya volume yacu twari dusanganywe, igatuma havuga cyane. Ariko nituyisubiza inyuma, turagenda dufata ya volume tuyica intege. Volume twashyizeho tuyica intege. Niba mubibona neza, volume hano turayirangije, tuyigejejemo gain yacu. Ubwo gain ni ibintu byinjiye,
ibintu byinjiye tubihaye volume yacu twayizamuye, na feda yacu twayigejeje aho tugomba kuyigeza, hanyuma hashoboka ku 10. Hano niho mixer yacu igarukira, twagejeje ku 10. Bivuze ngo ahangaha compressor iri gucompressinga no volume yose, ntabwo narenga kuri no volume mu gihe no compressor ikiri kuri 0, ntabwo nayirengaho. Ariko mu gihe no compressor nyigabanyirije imbaraga cyangwa nyizamuye, nayo ikajya gufatira amajwi hejuru ku kigero cy'amavolume yacu agera. Ni ukuvuga ngo turayizamura, uko tuyizamura niko volume yiyongera, urabyumva. Rero gucompressinga ntabwo byo bikorwa ujyana nk'uko gain zimeze cyangwa uko knobs zisanzwe zikora, ahubwo compressor ijya hasi, ubikora ujya hasi, ntabwo bikora uzamuka ujya hejuru. Compressor ucompressinga ibintu ujya hasi, ntabwo bicompressinga ujya hejuru, kuko ntabwo byitwa compressor nyine wawigize nka volume uramutse uyikoresheje uyizamura aho kugira ngo yimanure. Rero ni akantu k'agasomo karekare, bisaba ngo niba ari nk'igikoresho kiriho, wenda bikunze gukoreshwa cyane ku mamizike, ku majwi ho cyane ntabwo bikunda kuba biriho. Amajwi ntabwo dukunze gukoresha cyane ibintu bya compressor, dukoresha uburyo bwa gate, uburyo ikintu kiri buze kwinjira, niba ari ibintu wenda runaka dukeneye ko byinjiramo akaba ari byo byinjiramo. Ariko mu kijyanye na muzike urayicompressinga, ushobora kuba hariho piano ukavuga ati piano ngi ntabwo nshaka kirenga ahangaha, wowe ikintu ukora ni uko ino compressor uyongera. Kuyongera rero ni ukuyisubiza inyuma. Niyo mpamvu navuga ngo ni inverse, ni opposite. Navuga ngo kongera compressor ni ukuyijyana mu mibare yo hasi yo muri za minus, umanuka nyine usubira inyuma. Mu gihe rero ushaka kongera compressor cyangwa ushaka kuvuga ngo iyi piano sinkeneye kirenga ahangaha, nuko compressor yawe yongera. Ubwo kuyongera navugaga no kuyisubiza inyuma kugira ngo ya volume itaza kurenga hahandi. Niyo yazamura akageza aho ashaka, mu gihe atabasha kumenya ibanga ryawe wakoresheje kuri mixer, nyine ntabwo volume yarengaho, nawe ubwe yakongeza akageza kuri volume ashaka ya nyuma. Ariko kubera ko washyizeho compressor bikaguma kuri cya kigero, niba wavuze ngo compressor yanjye ntigomba kurenga kuri 0, bivuze ko volume zose wazizamura ariko bikaguma kuri 0, volume iguma ari 0, ntabwo yahinduka. Ibyo wakora byose washyizeho compressor ukavuga ngo ni 0 nyine, ubwo volume yawe iraguma kuri 0. So rero aka kantu ka compressor ni akantu k'isomo rirerire, ariko muri makeya nuko nabasha kugasobanura, kandi byagufasha neza ari uko ubashije kugakoresha nawe ukabasha kumva ngo aka kantu gakora gate, kugakoresha nyine ukumva ngo uburyo gakora, ukajya umenya phenomene irimo aho ngaho. Kuko ushobora kumva ngo iyo nzamuye ngiye mba ndi gusubira inyuma, nyine hari ukuntu utahita ubyumva wenda utabashije kuyikoresha, kuko gucompressinga biba bivuze ngo usubije volume inyuma ku kigero yari iriho. Uzamuye volume ya compressor, nako uzamuye imbaraga za compressor, igira imbaraga ari uko iri gusubira inyuma, ni compressing. Mu gihe uri kuyizamura mu mibare yo hejuru, ntabwo compressing, uba uri gutanga umwanya, uri opening. Mbega ni nko kuvuga ngo ni ikigega, nako ni itiyo ry'amazi. Ese wenda agatiyo gatoya kakandi tumenyereye gatwara amazi bisanzwe, ushobora kugafata mu gihe ushobora kuzirikaho insinga. Iyo singa rero uko uyikwega uyegeranya, uzirika ukwega cyane, itiyo rirushaho kugira agasayizi gatoya. Ubwo ni ukuvuga ngo uri kurisubiza inyuma, uri kuryegeranya, uri kurigira gatoya, ariko mu busanzwe ryari itiyo rinini. Uko ukwega isinga, itiyo rikegerana, agapira kakegerana. Rero iyo ukarekuye isinga, iyo uyirekuye amazi arongera agacamo ari menshi. Rero na compressor nuko ibimeze nk'ako gasinga kariho inyuma, uragakwega. Mu gihe uri kugakwega uri kwegeranya itiyo, ibyakabaye bicamo ari byinshi cyane ugiye gucishamo amazi makeya, hajya hatambukamo utuzi dukeya, ariko mu gihe uyikuyeho yasinga amazi azaza ari menshi. Nka kwa kundi n'ubundi wenda nk'abantu buhira bakoresha bagashyiraho urutoki ku itiyo kugira ngo amazi bayakubita ahantu kure,
wenda bagashyiraho agatoki noneho bagatambutsa amazi makeya. Rwa rutoki rero twarwita nka compressor, ukanzeho kugira ngo hatambuke ibintu bikeya ukeneye. Warekura amazi menshi wenda atari nayo ukeneye. Rero compressor nayo niki dukorera ku bikoresho bya music, irafata bya bintu ikabigabanya, ibyo ushaka ko bisohoka akaba ari byo bisohoka kuri volume ukeneye. Irwana yo igendana na volume, irwana n'ibintu bya volume. Iyo volume niba yabaye nyinshi, wowe compressor iragufasha kugira ngo iyo volume ubashe kuyimanaginga. Nuko aka kantu niko ngira ngo twige umunsi, dusubire ubutaha. Murakoze cyane.